Nadia ari umugabo ufite amafaranga n'utayafite wakemera kurongorwa n'uwe? Njyewe ukuntu mba mbyumva mba numva narongorwa n'utayafite. Kubera ko umugabo uyafite nabwo usanga ari izindi risike nyinshi, uko ayaguhereza niko ayajyana nyine no mu bandi bagore, akayajyana mu bintu by'isesagura, ugasanga nyine ahura mu bintu byo gusohoka si naweho yajyanye, ariko nawe ugasanga nyine yayagusigiye akwitaho, ako nyine akanayakoresha mu bindi. Ariko Nadia ntukatubeshye, ngenzi ko abakobwa mukunda abagabo bakoze ikofi, mukunda abahungu bafite ikofi, urumva ari byo kumbwira ngo washaka umugabo udafite amafaranga. None se ubwo umugabo udafite amafaranga yakomara iki? Nuguhora mu rugo yaragoswe agatuma usa nabi, umeze nabi. None se ubwo ni gutumbwira ngo ukunda umugabo udafite amafaranga kandi hari abayafite? Nzi ko abakobwa mukunda abagabo bafite amafaranga. Umugabo udafite amafaranga ubundi kubana nawe biba byoroshye, nta mutima mubi, ariko nyine uyafite usanga hari ibibazo byinshi. Rero uretse genda gake, iyo mbwiye ngo kubana n'umugabo udafite amafaranga biba byoroshye, ushatse kuvuga iki? Ubwo ni inzaratsi ushatse kuvuga? Nyine umugabo utayafite ushobora kumuha inzaratsi zikamufata, ariko nyine njye nabana nawe, ariko njye nayashaka kandi tukabana tukabaho neza, atari ukuvuga ngo ngiye kubana n'umuntu uyafite, rimwe na rimwe ugasanga ahora nankubitagura mpora nankukana nsubira iwacu. Yewe reka nkubwire, ntabwo nashaka umugabo undusha amafaranga, yajya nsuzugura ukarorera. Abasore barahari, urumva ko n'inzaratsi zirimo, ubwo urumva wahita unantirika ibintu byose ugasanga. Ntabwo inzaratsi zirimo. Reka nkubwize ukuri, urumva niba ibijyanye byo kudutsika ngo nta mafaranga dufite, ko uri kumwe n'umugabo guys, mukore subscribe, mwabonye ko hano hari umukobwa cyane umugabo udafite amafaranga, sibyo? Ubwo guys niba mutayafite mbahaye passe yitwa Nadine. Ikindi mukore subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Free Time Plus TV. Okay, mukore subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao ndabakunda. Ngatanga ikibizo.